Tuboneyeho kugusuhuza kandi tugushimira ukurikirana ibiganiro bya Humura TV. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo nibibane nawe. Iyi ni Humura TV, wa murongo mugari ugenda ukugezaho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana. Aha tukugezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya, ubuhanuzi, indirimbo, amakuru ari kugenda avugwa ku bakozi b'Imana batandukanye n'ibindi biganiro bitandukanye by'iyobokamana. Turagushimira dukurikira 5 kuri 5, by'umwihariko wowe warangije gukora subscribe. Reka tukubwire ngo turagukunda kuko uri umugenerwabikorwa wacu wa buri munsi. Nawe ubonye ibiganiro byacu ari bwo bwa mbere cyangwa ukaba utari wakora subscribe, nta kindi usabwa kugira ngo utajye ucikwa n'ibiganiro byacu tugenera abagenerwabikorwa bacu ba buri munsi. Urasabwa gukora subscribe, warangiza ugakanda no ku nzogera. Ibi bidufasha kugenda tukugezaho ubutumwa bugufi bukwereka ko hari ibiganiro bishyashya tukugejeho nk'umugenerwabikorwa wacu wa buri munsi. Tuboneyeho kugushimira ukurikirana ibiganiro byacu, weho wakanze like, weho wakoze share, weho wateye comment, weho wakoze subscribe. Warakoze, Imana y'amahoro ijye iguha umugisha. Waduteye inkunga yo gukomeza gukora, Imana ikwishimire. Tutakurambiye, uyu munsi turagira ngo tugaruke ku nkuru y'umukobwa witwa Muhayimana Rusi. Muhayimana Rusi ni umukobwa wabyaranye n'Uwiringiye Imana Theo bose babireba. Niwe mukobwa wa kabiri babyaranye, dore ko babyaranye n'umwana w'umukobwa. Kuri ubu ngubu amakuru ari gutangaza nuko ari kuvuga yuko nawe yayanze kwicara aho ngaho, ubona akaba yarakoze mu nganzo, akaba yarasohoye indirimbo ye nk'umuhanzi uririmba ku giti cyiwe. Byinshi utamumenyeho, byinshi bimuvugwaho, n'amakuru mashyashya utari umuziho. Aya niyo uraza kumenya muri iki kiganiro niwemera ugakurikirana inkuru yacu 5 kuri 5. Uwiringiye Imana Theo bose babireba, uyu nguyu wabyaranye na Muhayimana Rusi, ni umuhanzi wamenyekanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, amenyekana nk'umuhanzi wafashije imitima ya benshi, cyane cyane ko aje mu isi y'abantu bababaye, aje mu isi y'abantu bafite agahinda, aje mu isi y'abantu bafite ibikomere. Indirimbo ze zafashije imitima ya benshi. Abantu barahaguruka bararirimba, biragoye kuba wagera mu rugo ugasanga harimo umuntu byibuze utazi indirimbo y'Uwiringiye Imana Theo bose babireba. Yaje aririmba Ikigeragezo si karande, aza aririmba Ikizurubwa, Ikizumusonga n'izindi zigiye zitandukanye. Uwiringiye Imana yaje ari umuhanzi ukomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda, yatumiwe mu biterane bikomeye, yaba ibyo muri ADEPR aho yasengeraga no mu yandi matorero atandukanye. Saha gusa kandi Uwiringiye Imana yagiye aserukira u Rwanda mu bahanzi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, aho yagiye mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda n'ahandi hatandukanye. Uwiringiye Imana Theo bose babireba yararirimbye, asusurutsa abantu batandukanye, cyane cyane ko yaraje avuga ku ndirimbo zifite ubuzima, zifite aho zihuriye n'ubuzima, zivuga ku buzima bwa buri munsi. Nk'umuhanzi kandi nawe wari warakuriye mu buzima bugoranye, cyane cyane ko mu buhamya yitambukiriza avuga yuko iwabo bari batunzwe no kuba mama we ajya guhingira ibivuza akaza akaba ari byo abatungisha. Iyo ukurikiranye ubuhamya bwa Theo akubwira ko yavukiye muri nyakatsi, kugeza ubwo umwana bavindimwe mushiki we yaje kwicwa n'inzara bakamushyingura. Uwiringiye Imana Theo uvuga ko avuka mu karere ka Rwamagana, aho ngaho akaba ari mu ntara y'Iburasirazuba. Avuga ko ubuzima bwe bwari bugoye, avuga yuko ubuzima bwe bwari buruhije, aho yanyuze mu buzima bubi cyane. Yaje gukomeza arahanga, araririmba, yewe arakundwa, ariko amajije gutera imbere haje kumuvugwaho amakuru atari meza, aho yatangiye kugaragara mu bikorwa by'ubusambanyi, ibikorwa by'ubusinzi n'iby'ubwesikoro n'ibindi bitandukanye. Ibi byatumye itorero yasengeragamo ari ryo rya ADEPR bamutenga, bamushyira inyuma y'itorero, ubwo ndavuga yuko bamuhagaritse. Uwiringiye Imana Theo bose babireba yaje kugaruka mu itorero, asaba imbabazi iyo wajya no mu bitangazamakuru, asaba imbabazi, asaba yuko bamwakira, ariko itorero rya ADEPR ryanga kumwakira, bigiyiwemo n'uwari umuvugizi mukuru wa ADEPR.
Ahangaha Theo Bosebabireba yandikiye uwari wungirije umuyobozi mukuru wa ADEPR amusaba imbabazi, amusaba yuko yamubabarira akongera akitwa umukristo, akongera akakirwa mu itorero rya ADEPR aho yasengeraga ku mudugudu wa Kicukiro Sheri. Ariko ubuyobozi ntibwagize igisubizo na kimwe bumwereka. Uwiringiyimana Theo Bosebabireba n'ubundi nyuma yaho yarakomeje araririmba, aho yaririmbye indirimbo zitandukanye, nk'indirimbo yavugaga ngo kubita utababarira, avuga ngo nkubitira inyatsi na karande, nkubitira ibinyirukankaho n'ibindi bitandukanye. Uwiringiyimana Theo nyuma yaho yaririmbye indi ndirimbo, aho yavuze ngo yabwiye Imana ngo nikubite, ikubita itababarira, ngo none nawe yari abigendeyemo. Ahangaha yari ari guca amarenga igihe yakubitirwaga mu gihugu cya Uganda bakamumena umutwe. Ibi ngibi byatumye Uwiringiyimana Theo nanone aba umusitari. Aho ngaho Uwiringiyimana yarabaye umusitari mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, noneho ababaye umusitari wakubitiwe mu gihugu cya Uganda, aho bavugaga yuko yakubiswe azira yuko yasambanyeyo. Uwiringiyimana yaje mu itangazamakuru, aya makuru yose arayahinyuza, avuga yuko atakubiswe kubera ubusambanyi, atanakubiswe kubera ubusinzi nk'uko byakomezaga guhwihwiswa, ahubwo avuga yuko ari akagambane yakorewe hanyuma agakubitwa. Uwiringiyimana Theo Bosebabireba, umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, kuri ubu ngubu aravuga yuko ari guteganya igiterane kizahuruza abantu benshi batandukanye, aho azaba ari gushima Imana yuko Imana yamugiriye neza ikamukura ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma, aho avuga yuko igiterane azategura azaba yibuka Imana yamukuye muri nyakatsi, kuri ubu ngubu akaba atuye mu mujyi wa Kigali, aho atuye mu murenge wa Gisozi. Kuri ubu ngubu kandi arashima Imana, aho avuga yuko azaba ashima Imana kubera yuko Imana yamukijije gutungwa n'ibivuzo, ubu ngubu nawe akaba arya ifiriti, mayoneze, inkoko n'izindi nyama zitandukanye. Uwiringiyimana Theo Bosebabireba utarigeze agaragara mu bikorwa byo gufasha abandi bantu nk'uko abandi bahanzi bajya bagaragara mu bikorwa byo kubafasha, aho hari abahanzi usanga barafashije abana b'imfubyi, abadafite za mituweli, kujya gusura abarwayi n'ibindi bikorwa byiza abahanzi baba bahuriyeho ugasanga bajya kubikora. Uwiringiyimana Theo Bosebabireba iki gitaramo arimo gutegura nyuma ya coronavirus, ntabwo tubizi niba azatumiramo Muhayimana Rusi. Uyu Muhayimana Rusi ni umukobwa wa kabiri babyaranye, aho yiyemera yuko yaryamanye n'Uwiringiyimana Theo Bosebabireba bakaryamana rimwe, bagahita batwara inda, agahita abyara umwana w'umukobwa. Ubuzima bwa Muhayimana Rusi bwabaye ubuzima bugoranye nyuma yuko aryamanye n'Uwiringiyimana Theo, aho yabaga ntago hari mu muryango, ntago hari iwabo mu rugo, yabaga kwa musaza we. Ibi byatumye musaza we amwirukana. Muhayimana Rusi yagarutse iwabo mu rugo, akaba ari naho yabyariye. Ubuzima bwa Muhayimana Rusi bwabaye gutukwa, gutotezwa, gucunaguzwa n'ibindi bitandukanye mu gihe yari atwite inda y'Uwiringiyimana Theo Bosebabireba. Ahangaha nta kindi cyabiteraga, Uwiringiyimana Theo yahakanaga yuko ari we wamuteye inda. Muhayimana Rusi wishwe n'inzara atwite, iyo muganiriye akubwira yuko abantu bavugayo bashaka, ariko batazi ukuntu inzara iryana, batazi ukuntu inzara irya umuntu, batazi kwambara ubusa, cyane cyane ko baba batarishwe n'inzara, cyangwa se ngo nabo bambara ubusa bumva uko bimera. Iyo uganiriye na Muhayimana Rusi akubwira ko atwite inda y'Uwiringiyimana Theo, yishwe n'inzara, akagira n'ibikomere, aho abantu benshi babonaga yuko ibi ngibi bishobora kuba ari igihano yaba yaratewe n'Imana, cyane cyane ko bavugaga yuko uyu nguyu Muhayimana Rusi ari we wagushije Uwiringiyimana Theo. Iyo umubajije iki kibazo kivuga yuko ari we wagushije Uwiringiyimana Theo, akubwira yuko ayo ngaya ari ay'abantu,
batazi niba ari we wagushije Uwiringiyimana Theo cyangwa se Uwiringiyimana Theo akaba ari we wagushije Muhayimana Rusi. Aho abisubiza muri iyi mvugo ati abantu ujye ubareka bavuge, ntago bazi nanjye niba nari umukozi w'Imana cyangwa ntari umukozi w'Imana. None se ko bavuga ko nagushije umukozi w'Imana, bazi njyewe nari iki? Nubwo ntigeze namamara ariko nanjye nari umukozi w'Imana. Muhayimana Rusi wabyaranye n'Uwiringiyimana Theo bose babireba, yasengeraga mu itorero rya Anglikani aho avuka mu ntara y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu arabarizwa mu mujyi wa Kigali, nabwo kandi nanone asengera mu itorero ry'Abanglikani Eyari. Uyu mukobwa uvuga yuko yahuye n'ubuzima butoroshye bwo kwangwa n'inshuti, bwo kwangwa n'abavandimwe, by'umwihariko inshuti z'Uwiringiyimana Theo, aho avuga yuko ubuzima bwe bwo kurera umwana bwari bugoye, cyane cyane yuko umugore w'Uwiringiyimana Theo yashakaga kumwaka umwana akiri uruhinja. Muhayimana nk'umubyeyi nawe akanga gutanga umwana wiwe kuko yumvaga yuko nta wundi wamurera nk'uko nawe ashaka kumurera. Ibi ngibi byatumye inkunga yahabwaga n'Uwiringiyimana Theo ihagarara. Nyuma Uwiringiyimana Theo yaje kuburirwa irengero, aho yagiye mu gihugu cya Uganda akamarayo igihe atagaragara mu Rwanda, yewe na telefone zo mu Rwanda atakizitaba. Ibi byatumye noneho Muhayimana arushaho kwicwa n'inzara, arushaho no kugira agahinda. Iyo uganiriye na Muhayimana akubwira ko ikintu cyamubabaje cya mbere mu buzima ari komenti yasomye igihe yatangaga ubuhamya ku kinyamakuru kimwe avuga yuko yatewe inda n'Uwiringiyimana Theo. Iyi komenti yagiraga iti: njyewe uwangira perezida, abakobwa mutwara abagabo b'abandi najya mbafata nkabashyira ku giti nkabarasa. Ibi ngibi Muhayimana atekereje yuko kuba yararyamanye n'Uwiringiyimana Theo atari ubushurashuzi yari afite cyangwa atari gahunda yari afite yo kugira ngo atware umugabo w'abandi. Ibi ngo bimutera igikomere, cyane cyane yuko nawe azi yuko kubyarira mu rugo atari umuco, atari n'ingeso nziza, akaba atari n'ishema. Ibi ngibi bimutera agahinda, iyo abyibutse bimutera igikomere. Avuga ko iyi komenti yabaye komenti yamusogose mu mutima atazigera yibagirwa na rimwe mu buzima. Umuhanzi Muhayimana Rusi ubu uri mu kugenda avuga yuko yasohoye indirimbo ye ivuga ngo nibutse ineza yawe. Iyo umubajije inkomoko y'iyi ndirimbo akubwira ko yabayeho mu buzima bugoye, ariko kuri ubu ngubu akaba ari kugenda abona ukuboko kwiza kw'Imana, akaba ariyo mpamvu ari kugenda yibuka ineza y'Imana, akaba ariyo yamuteye kuririmba iyi ndirimbo yitwa nibutse ineza yawe. Iyo umubajije mu bintu bikomeye biri muri iyi ndirimbo niba harimo n'ibikomeye yahuye nabyo nyuma y'uko atwaye inda y'Uwiringiyimana Theo, akubwira ko ibyo gutwara inda y'Uwiringiyimana Theo ibyo biri ku ruhande bitari mu ndirimbo, kandi avuga yuko ubwo ngubwo atari ubuzima bwo kuririmba, ahubwo ubwo ni ubuzima bwiwe bwo kwigiraho, ndetse byaba byiza akanabwigishirizaho n'abandi, ariko atari ngombwa kubushyira mu ndirimbo. Muhayimana kuri ubu ngubu uhamya neza yuko abanye neza n'Uwiringiyimana Theo. Uyu mubano wo kubana neza waba uturuka kuki? Nyuma y'uko Uwiringiyimana yari yaraburiwe irengero ariko akaza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda, yegeye Muhayimana Rusi amusaba imbabazi, amubwira ko yamukoshereje akaba yaramutereranye, ariko kuri ubu ngubu akaba agarutse yikosoye, amubwira yuko ibi ngibi abikoze kubw'umutima we, ntawe bimugiriyemo inama. Kuri ubu ngubu ngo akaba afasha umwana we buri kimwe cyose, yita ku mwana we. Ibi ngibi bikaba bitera Muhayimana Rusi umunezero wo kumva yuko nawe byibuze afite umwana, ariko ufite umubyeyi umwemera, akaba yemera no kumufasha akanamwitaho.
Iyo umubajije ibijyanye no kuba afashwa n'uwiringiye Imana, akubwira yuko ibi bintu bimunezeza cyane, agatanga n'urugero, aho agira n'inama abagabo, avuga yuko buri mugabo wese wabyaye hanze, wabyaranye n'undi muntu, yakagombye kumenya yuko afite umwana yabyaye hanze kandi uyu mwana akaba ari amaraso ye. Aho avuga ati kabone naho utabana n'uwo mwabyaranye, kabone naho utashaka n'uwo mwabyaranye, ugashaka undi, ibi biremeye, biranemewe kandi biranashoboka. Ariko icyo ugomba kumenya kandi ugomba kuzirikana ni uko ugomba gukurikirana amaraso yawe, naho utakurikirana uwo mwabyaranye kuko atari amaraso yawe, nubwo nawe muba mwarabikoze mwishimye kandi munishimisha, ariko nanone ugomba kuzirikana igikorwa cyavuye muri icyo gikorwa mwarimo mukora. Muhayimana ukomeje gutangaza umunezero ari guterwa n'ibyo Imana iri kumukorera, ubu ngubu afite amashimwe mu mutima wiwe, anatangaza yuko ari amahoro rwose, anatangaza yuko nta kibazo afite. Turagushimiye wakurikiranye ibiganiro bya Humura TV, wowe ukomeje kubana natwe 5 kuri 5, by'umwihariko weho wakoze subscribe, turagushimiye. Nitwasoza tutakwifurije amahoro n'imigisha bituruka kuri Yesu Kristo, tuvuga ngo weho urwaye Uwiteka gukize, weho ushonje Uwiteka kugaburire, weho ufite intambara Uwiteka kurwanirire, weho ubuze ubwishyu akwishyurire, weho ubuze aho kuba akubakire, kandi Uwiteka akurebe neza, aguhe ibyo umutima wawe wifuza byose, akuragire neza. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom, shalom.